Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu, amahoro y'Imana n'abane namwe. Amen. Amina. Amen. Uyu munsi mbafitiye ubutumwa. Ni bande bazi ko Imana ivuga? Abantu bazi ko Imana ivuga. Abantu bamaze kumva ijwi ry'Imana. Abantu bazi ko Imana twiringiye twaje gusenga igivuga. Bayikomera amashyi. Amen. Ubutumwa mfite ntibusanzwe n'ubwakira nk'ubudasanzwe. Buraba ubwawe bukugireho impact numenya ko ari weho bwatumweho. Devant the case sky the fire. Uburyo Imana isanzwe inkoresha, isanzwe mvuga ijambo ry'Imana, ariko uburyo Imana yampaye ubu butumwa butandukanye nuko isanzwe nzi nanjye inkoresha. Isanzwe inkoresha akenshi nampa n'ubutumwa bukomeye bukakaye ndabizi. Leva nzi ubwo Imana igenda icishamo, kandi nuko nta nicyo mbashobora guhindura. Ariko uyu munsi nk'uko kuva kera narindi, kuva kuri ba sogokuruza bacu, Imana yajyaga ireba abantu bahanamiwe n'ikintu runaka, bari mu byago runaka, bameze gutya, ikabatumaho abahanuzi. Niko uyu munsi Imana yantumye kuri wewe. Imana yambwiye ngo aho utegewe niho Uwiteka yohereje. Aho utegewe niho yohereje ubutabazi. Aho utegewe, aho ubona utazava, aho haguteye ubwoba, aho ubona birangiye, aho niho Uwiteka Imana nkorera yohereje. Yohereje ubutabazi. Tugiye gusoma amagambo y'Imana nk'uko yayampaye. Ningira icyo nyavugaho, uko umwuka nyobora ndayavugaho, n'intari nayavugaho uyumve nk'uko Uwiteka yakubwiye. Reka dusome mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya 7:1-7. Muravuga ngo Ahazi aterwa na Resini na Peka, Yesaya amuhanurira ibyo kumukomeza. Umurongo wa mbere. Ku ngoma ya Ahazi mwene Yotamu mwene Yuziya umwami w'Abayuda, Resini umwami wa Siriya na Peka mwene Remariya umwami w'Abisiraheli baratabaranye batera Yerusalemu kuharwanya ntibahashobora. Umurongo wa kabiri. Abantu babwira umuryango wa Dawidi bati, Abasiriya buzuye n'Abefurayimu, maze umutima wa Ahazi n'imitima y'abantu birahungabana nk'uko ibiti byo mu kibira bihungabanywa n'umuyaga.
uwiteka ahera akabwira Yesaya ati sohoka nonaha ujyane n'umwana wawe Sheriyashubu usanganira Ahazi murahuriraho umugende w'amazi y'ikidendezi cyo haruguru garukira kiri ku nzira yo ku gisambu cy'umumeshi maze umubwire uti wirinde uhumure witinya kandi we gukurwa umutima n'uburakari bw'inkazi bwa Resini n'Abasiriya n'ubwa mwene Rimariya bameze nk'imishimi ibiri y'imuri zicumba kuko Abasiriya n'Abefurayimu na mwene Remariya bagufitiye imigambi mibi bavuze ngo nimuze duhaguruke dutere Buyuda tubakure umutima duhace icyuho twiyimikire mwene Tabeyeli ab'umwami waho ariko Uwiteka Imana iravuze ngo imigambi yabo ntizahama kandi ntizasohora. Imana iguha umugisha. Amen. Mugende mufata ayo magambo hanyuma dukomeze. Yesaya 51:12-15 51:12-15 abumva ari ayabo sirtu. Nge ubwanje ninjye ubahumuriza. Uri muntu ki yewe utinya umuntu kandi uzapfa ugatinya n'umwana w'umuntu uzahindurwa nk'ubwatsi ukibagirwa Uwiteka wakuremye ari we wabambye ijuru agashyiraho n'imfatiro z'isi maze ukikiriza umunsi watinya uburakari bw'umugome iyo yitegura kurimbura. Mbese uburakari bw'umugome butwaye iki? Abanyagano b'ibicibwa bazabohorwa vuba ntibazapfa ngo bajye muri rwa rwobo kandi ibyo kurya byabo ntibizabura kuko ndi Uwiteka Imana yawe ntera imiraba kuzikuka mu nyanja igahorera. Uwiteka Nyiringabo niryo zina rye. Amen. Dore ninjyure mu mucuzi uvugutira umuriro w'amakara agakuramo icyuma agakoresha umurimo we kandi umurimbuzi namuremeye kurimbura. Nta ntwaro bacuriye kukurwanya izagira ikigutwara. Ntaki ongera. Nta ntwaro bacuriye kukurwanya izagira ikigutwara kandi ururimi rwose ruzaguhagurukira kukuburanya uzarutsinda. Amen. Hallelujah. Ibyo nibyo murage w'abagaragu b'Uwiteka. Ngira ngo twarangije kuri iyo ntuzi 16-17 iracyakomeza. Komeza. Haravuze ngo ibyo nibyo murage w'abagaragu b'Uwiteka kandi uko niko gukiranuka kwabo guturuka hondi. Niko Uwiteka avuga. 41:8-13 ariko weho Isiraheli umugaragu wanjye Yakobo natoranije rubyaro rwa Aburahamu inshuti yanjye weho nahamagaye nkagukura ku mpera z'isi no mu mfuruka zayo nkakubwira nti uri umugaragu wanjye naragutoranije sinaguciye. Ntutinye kuko ndi kumwe nawe ntukihebe kuko ndi Imana yawe nzajya gukomeza ni koko nzajya ngutabara kandi nzajya nkuramiza ukuboko kw'iburyo ariko gukiranuka kwanjye. Dore abakurakariye bose bazakorwa n'isoni bamware abagutonganya bazahinduka ubusa ndetse bazarimbuka. Abakugisha impaka uzabashaka ubabure kandi abakurwanya bazahinduka ubusa babe nk'ibitariho kuko njyewe Uwiteka Imana yawe nzagufata ukuboko kw'iburyo nkubwire ntiwitinya ndagutabaye. Amen. Amen. Dufunga Bibiliya zacu. Ubundi ntanavuze ntabwo aya magambo yivugira. Hallelujah. Abumvise ubu butabaza ari ubwaba dukomera Imana yacu amashyi.
aya magambo ntabwo ndi buyavugeho ibintu byinshi kuko ubwayo ni amagambo n'ubuhanuzi kandi bwumvikana bwatumwe kuri weho n'uriya bwatumwe yewe bwatumwe kuri weho yewe udandabirana utanyoye yewe uhungabana ugasa n'igiti gihagaze mu ishyamba gikubitwa n'umuyaga uturuka mu mpande zose ndashaka kukubwira ngo humura uwiteka aragutabaye imana yambwiye ngo yohereje ubutabazi ku bwoko bwayo izi nzira urimo twumvise aya magambo yo muri Yesaya 7. Umwami Ahazi aterwa amaze guterwa buriya hari ibyo batavuga ariko yihutiye gushaka uwiteka ariya mahanga abiri yari akomeye cyane kugira ngo yifatanye amutere arahungabana niko ijambo ry'Imana ryatubwiye umutima urahungabana abaturage be barahungabana kuko babonaga nta butabazi babonaga nta mbaraga zabasha kubarwanirira iriya ntambara ariko Uwiteka Imana yacu imenya inzira turimo ikamenya ibiturwanya uko bimeze ikamenya ibidutera ikamenya intambara zituriho niyo yohereje umuhanuzi Yesaya iramubwira ati genda imubwira n'aho bahurira nshuti yanjye Imana igiye kohereza marayika wayo igiye kumwohereza iza aho mwahurira izi nahuri igiye kohereza marayika wayo agira icyo akubwira kubw'umugambi Imana igufiteho kandi kubw'icyo kigeragezo kiguhanamiye amubwira amagambo y'Imana amubwira uburyo Imana igiye kubana nawe aranamubwira ati ntutinye Satani ikintu cya mbere akoresha intwaro ya mbere akoresha nasanze ari ukuduteza ubwoba aragutinyisha ukabona iyo situwasiyo ntuzayivamo ukareba uko bimeze ukareba abaguhagurukiye ukareba uwo mushefu wawe uko bimeze ukareba iyo bizinesi yawe ukuntu imeze iri kugenda ipfa umunsi ku wundi ugenda uhomba mutima ugakuka ukareba umugabo wawe uburakari bw'inkazi ahorana ukareba amagambo akubwira ya buri munsi yo kugukura umutima maze nawe ugakuka umutima ugahungabana ugahora utagira amahoro kubera iki ibyo uri kubona kandi Satani yaje azanye ubwoba ati ubanze wihebe nakuzaniye ubwoba urapfuye urahwereye bimeze gutyo kunuku niyo ntwaro ya mbere Satani akoresha kuko ariyo ntwaro ya mbere akoresha ubundi ijambo ry'Imana ritubwira ngo ubwoba buva kuri Satani kandi iyo tutizeye Imana akenshi tugira ubwoba cyangwa se tukaba tuyizera ariko tukajya mu ntege nke z'umwana w'umuntu kuko umwana w'umuntu buri gihe ahora ari umunyantege nke twabibona tukumva birarangiye Satani akagutera ku kazi akakwirukana ukumva ntuzongera kubaho mutima ugakuka amagambo umushavu wawe ahora akubwira umutima ugakuka ukumva
uzakena cyangwa uzapfa. Satani akaguteza uburwayi ukumva ko birangiye, indwara iyo ari yo yose. Dore ko duterwa ubwoba n'izi zikomeye zitwa ngo zirica. Akaguteza diyabete uti ndapfuye, akaguteza sida uti ndapfuye, akaguteza umutima uti ndapfuye, n'ibindi n'ayo makanseri. Ariko ndagira ngo nkubwire, abatwirirwa tujyana rusororo ntabwo ari abarwaye izo ndwara. Urupfu ruri ahantu hose. Weho uzarama nimba we wubaha Imana yawe, kuko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo umucuzi, uriya mucuzi, umurimbuzi, Uwiteka niwe yamuremye. Kandi ucura intwaro zo kukurimbura, Uwiteka aramukontorora. Aho agiye hose aramukontorora. Ntabwo Imana yo mu ijuru yakora ikosa yo kurema umurimbuzi ntabasha gukurikirana gahunda ziwe zose. Niyo mpamvu usanga yagutegeye hano, ugasanga Uwiteka yahitambitse kugira ngo nawe agutabare. Aho arahazi, ntugire ngo ntabwo ari kumubona. Aho ageze arahazi. Nimba ageze mu bana bawe ari kuhabona, nimba ageze ku mugabo wawe ari kubibona, nimba ageze muri bizinesi zawe ari kubibona. Nawe agiye kwitambika amwereke ko ari Imana iriho kandi yavuze ko izagutabara. Umurimbuzi arahari, ariko Uwiteka niwe amukontorora. Ndashaka kukubwira ngo iyaba atari Uwiteka amukontorora, twese twicaye hano tuba twarashizeho. Ahacu ntihaba hakibukwa. Ibuka aho Uwiteka yitambitse. Umva, ibuka aho Uwiteka yitambitse. Abisirayeli bigeze, Uwiteka yigeze kwitambika. Farawo bakurikiranye, babona ko nta handi hari ubuhungiro, babona ko birangiye, babona ko bapfuye birangiye. Babona imbere yabo ari inyanja itukura, hirya no hino hari imisozi, inyuma hari amagare ari amafarashi n'amagare bije bibatuze kugira ngo bibafate bibasubizeyo cyangwa se bibice. Ariko Uwiteka abwira Mose ati abwira ati babwire bakomeze bigendere. Ahatari inzira Uwiteka ajya ahaca inzira. Yababwiraga ngo bakomeze bigendere, bajyaga he? Oya, umuntu yakubwira ngo utraverse inyanja itukura, ngo akomeze ubagende, ngo ubabwire be gukuka umutima, bakomeze bagende, bakomeze bagende. Aho utabona inzira Imana yahihaye. Evageremeni koskayidipa leke paskete pai. Aho ubona inzira itari, Uwiteka agiye kuyirema. Hari ijambo tujya tunabiririmba, ngo Imana irabareba. Ireba abafarawo, ireba ingabo ze, ireba umuvuduko bazanye, ireba amagare yabo uburyo yiruka. Noneho ngo irabahindukirira. Ireba
ubutabazi ukabona ko nta gisigaye byarangiye, badesize byarangiye, nta n'igiciro gisigaranye byarangiye, inzu sizaba n'icyo nyishyura byarangiye, ariko Uwiteka ibyo byose biguteye akaza akitambika, yarangiza agafata mu nziga zabyo agakuramo inziga kugira ngo bigende gahoro. Bwira mugenzi wawe uti bijya bigenda gahoro. Ayi papa levandeke. Hari aho Satani yagiye adutegera, adutera ubwoba, yagiye afata imfubyi azereka ko birangiye, amaze kurangiza amaze kurangizaho ababyeyi, abereka ko bapfuye batazabaho. Uwiteka araza aritambika aravuga ati nijye se w'imfubyi uzabaho. Imfubyi ziriho, iziri hano zarazwa n'Imana nizivuga ngo haleluya. Aravuga ngo ntabwo uzabona ibirori, nyamara wabonye Levandeke, wabonye ba nyogosenge, wabonye ba nyoko wanyu, wabonye ababyeyi ukora ibirori nk'abandi, nyamara Satani we yari yavuze ati ayiwe bihebye, asanga bihebye batazi aho batangirira. Levandeke skaze paya, atazi aho batangirira ubuzima, batazi ahantu baca, batazi uburyo bari bubigenze, batazi uburyo bazarera abana basigaranye, batazi iki gihugu ko bazakibamo. Uwiteka araza arabafata, abakomeza, arababwira ati nimuhumure, ndi umugabo wanyu kandi udapfa, nzabereka ko ndi umunyambaraga, ntacyo muzamburana, abana banyu nijye nzabigisha, muhumure muzabaho. Dukomere Imana yacu amashyi. Skede paya levandeke, ozge levandeke, babaho atari kubwo buhanga, atari kubw'imiryango basigaranye, atari kubw'imbaraga, amashuri, ikindi kintu icyo ari cyo cyose, ahubwo kubwayo, kubw'Uwiteka wenyine. Ayiwe tumukomere amashyi. Twagiye tumubona aha twebwe twese turi, aha twapfupfunyutse turahazi, aha twavuye turahazi. Wavuye mu cyaro bigushobeye, wavuye ugera muri Kigali, twese nuko byatugendekeye, nta n'inzu y'icyumba kimwe twari tuhafite, nyamara turyama mu zigerekeranye. Ayiwe haleluya. Ubu natwe twagize gakondo, nawe ntiwagiraga gakondo, wirirwaga ugenda uko bukeye uko bwije, uko abapangayi babitekereza ati ndazamura ndongeza, wirirwa wimuka muri karitsiye ujya mu zindi, warazihatuye. None Uwiteka yakubakiye amanyumba muri iyi Kigali, witwa umuturage w'i Kigali. Imana nkuru yo kwiringirwa no kwizerwa, we izina ryawe nirihabwa icyubahiro. Ufite gakondo nawe muri uyu murwa, tumukomere amashyi. Oya waje utazi aho uhera bizinesi, ubona ko Ngororero na za Nyabihu na za Kibungo na hehe hose ntabwo wari uzi umujyi. Ntukibeshye, na hariya hose na za ntuzi handi hose, hariya hose za Nyabihu, za Ngororero, hano ubu turi hano, za ntuze, za Butare, za Nyakizu, hariya hose, hahandi hose, iyi ruguru, Iburiza, Irurindo, hariya hose muri bya bisozi, urangije uramanuka. Uwiteka ari wakugiye imbere, utagiye atari se kugiye imbere ngo akwereke inzira, ariko
lete paye de kermeni koska de paye vai ekemeni Uwiteka ahura natwe amenya uko bimeze adusa twaraje tutazi inzira ya Kigali twaraje tutazi ururimi bavuga muri Kigali twaraje tutazi uko basa uko bambara tutazi n'utuvuta abanyakigali bisiga none twebwe ni twebwe twirirwa turangira abandi aho bagurira kubera iki kuko Imana yemeye guhura nawe yagutegeye hahandi aho washoberewe aho utagira ijambo araza ahura nawe muri yanzira levadekei muri levaye skadepaya ahura nawe yakugize umuntu nuko na levadekei skadepaya levadekei levadekei no bal hervai nuko dufata twacu twa cyagihe tutari kuboneka ariko ndagira ngo akimagine ndagira ngo ukarebe utarahura na Kirisitu nyamara ni wowe ayiwewe karebe hari ibyo Satani yari yarashenye aragusenya mu buzima aragusenya mu rushako rwawe ariko Uwiteka araza arahitambika arongera arasana none uri umunyacyubahiro hari abo yahaye deuxième chance zo kongera kubaho hari abo yongeye gusetsa batari bazi ko bazongera gusetsa muri iyi si y'abazima ayiwe levandekei arabatega abategera aho mwari mukenewe ayiwewe abategera aho mwari muyikenereye ayiwe levandekei skadepaya harabatega yarazi ko muzahurira muri Kigali yarazi ko muzahurira hahandi waburaga uko wagenda waburaga icyo wavuga yarazi ko aho muzahurira opele vandekei skadepaya even hermen skadepaya ntiwaruzi uko byagenda nawe ntiwamenye uko byagenze ariko Uwiteka yarambwiye ngo inzira ze sizo zacu ayiwewe inzira ze sizo zacu iza ziranga igihumbi kandi izo nizoshizeho kugira ngo agire gute agutabariremo ayiwewe levandekei skadepaya ha levandekei oben ha levandekei oskele ban hervai again humura ntacyo uzaba ayiwe aho uruhiye arahazi aho uruhiye arahazi aho uririra arahazi aho uryama arahazi aho wicara arahazi aho niho agiye kugusanga uko bakubwira arabizi uko udasinzira arabizi uko wirirwa umutima wawe wirukangije arabizi azi n'ingaruka byakuzaniye azi n'ibitotsi byawe uko bimeze ko byagiye nka nyombere ariko arabikugarukaniye kuko Uwiteka azanye ihumure muri rino teraniro kugira ngo levandekei avegen hermenkei alevadepaya skadepaya agira icyo agukorera baraba skadepaya levandekei oskelevandepa skadepaya olevandekei niwe wenyine ugira icyo akora akakirema yarangiza akagikomeza niwe
deva ngo amahanga menshi ateraniye imbere yawe ayi kevadeke ngo aravuga afite ibyo avuga ngo Siyoni ntihangizwe maze ngo tunarebe ibi bituhifuriza ntacyo bazavamo ntacyo azageraho ntacyo yavamo ntacyo yabona ntazabana umugabo ntazabana umugore ntazabana urubyaro bafite ibyo bahifuriza ngo umva uko ijambo ry'Imana rivuga ngo ariko ntibazi umugambi wanjye. Haleluya umva ngo babivuga batazi umugambi wanjye bo bafite ibyo bavuga aye vandekeye epene kane kerwade umva de pan vandekeye abana b'abantu bafite ko bavuga bafite nuko babibona ariko Imana yacu nayo ifite icyo bivugaho ifite icyo kuvugaho ifite nuko ibibona gutandukanye nuko babibona tuyihereza icyubahiro. Even handman case God the fire levant the case oh hallelujah pa oh vegan man case let's get the fire oh levant the case hari igihe bagira ngo byararangiye nta mashuri cyangwa se uranayafite umaze imyaka 5 cyangwa 6 wabuze akazi bakibaza ko byarangiye bakabona n'amashuri ufite nta n'icyo amaze ariko Uwiteka ntibazi icyo Uwiteka ari gukora ntibazi icyo ari kugutekerezaho kuko umunsi umwe imbere y'Imana ihwanije n'imyaka 100 cyangwa 1000 umunsi umwe yaguha umugisha uhwanye n'uw'imyaka 10 wakerereweho. Njye nagiye mbona banyazwe n'isi Uwiteka yagiye kubashumbusha aleke baskete paya ahita bashyiriraho n'indishyi za kababaro aho watinze ugatinda muri iyo mibabaro ugatinda muri iyo miruho Uwiteka yaje aravuga ati singuha nk'uko abisi batanga ngenda guha nk'Imana hayiwe n'iyipfumba turi kiganza yarangiza igahaza amahanga yose hayi papa levant the case guy the fire open harvard the case umva ntacyo uzaba humura ntacyo uzaba Uwiteka gutumyeho ntacyo uzaba wikorwa umutima n'iyo situation urimo wikorwa umutima n'iyo myaka ugezemo yitwa umwami nyiribihe yo kabyara ayevande keska de pai vade ke oben harvate keska de pai evagan heme eska de pai ejo bundi evande ke pai eska de pai harwa pastor kwibasira yambwiye yarango afite imyaka nimba ari 40 ni 50 ningahe bangana ejo bundi nanjye hari uwagiye da yandutaga wacu twarabanye ku murenge ubu yarashatse hariya umuntu hariya kwabaje kini he harya hakurya y'Nyabarongo kuri Yenzi agira bibibi yambara agatimba uwo yarandutaga iwacu ku murenge kandi murabona ko nanjye nshesha kanguhe murabibona nanjye harimo gusesa kanguhe urabyumva ariko we yarandutaga ariko Imana kuko itareba imyaka uwari we wese yamugirira neza kandi nta wanze kumera neza abwira mugenzi wawe nta wanze kumera neza tora abantu ko bavuga ngo urasagiye gukora ikindi n'ibiki ndabiyamye agiye kumererwa neza utabusya bwitubi ubumere abashaka kumubwira ngo witesheri waramutsute ibyo byonyine biranahagije nimba uko byamera uko ariko biranahagije no kubona ugukunda ariko si cyo si ibintu bikomeye cyane mwe murakina nimujya mubona babakunzi ndabiyamye n'amagambo yanyu ashaka bafite 62 ibyo biramureba wa turakwiyamye urabyumva turakwiyamye iyo afite yose akeneye kaya
50 n'ingahe, hari wabambwiye wahari iwanyu wa 50 n'igindi. None se ninde yanga kubaho neza? Ko ari byo Satani agenda ateza abantu gusa, ariko hari wanga kubaho neza? Ntawe. Mujye mubareka rero, mureke no kubavuga, baramaze. Erega reka nkubwire, hari igihe Imana ibyemera kugira ngo iziheshe icyubahiro, kuko iyo ikoze ibintu biri nomo muba mubona ko bisanzwe. Ngiye kuri 24 25 it's normal, 30 it's normal, 35 meme ningahe, ariko ningenda kuri 45 shaho ako kantu n'Uwiteka azaba kagize, kuko n'Uwiteka azaba bikoze kandi azahabwa icyubahiro. Ntumva se ko ndi kumuvuga kubera wa Ruyenzi, kandi buri iby'Imana. Reka nkubwire iby'Imana ikora, no kubyara yabyara. None se ugira ngo n'Imana inyuranye ibihe, ibyo wewe witangwa bimeze gutya nibyo Imana ivuga ati nanjye ndabihindura nkwereke ko ari ngiye mwami nyiribihe. Impamvu biba binashoboka nuko hari uwa 23 cyangwa 5 yashatse ntabyare, ngaho ishyiraho logique yawe. Uwa 60 rero na 50 yabyara, kuko n'uwa 23 bishoboka ntiyabyara. Mureke Imana yitwa Imana, mureke Imana ikora nk'Imana, nimuyiharire izina ryayo ryera, nimuyiharire izina ryayo ry'imbaraga, nimureke Imana ikora nk'Imana, nimureke Imana ihabwe icyubahiro, muyiharire izina ryayo yitwa Imana. N'Imana ifata ibitariho ikabyita ibiriho, n'ibiriho ikabyita ko bitariho. Ushobora kuba ufite ibibazo byinshi bikurembeje, ariko Uwiteka aka kanya byise ko bitariho, kuko Uwiteka birangije, kuko Uwiteka gusoye akaba ari wakubwiye ngo humura ntutinye, araje kandi aje ahuri, aje kugutabara, aje ari umunyambaraga, aje ari umunyambabazi, kuko ashoboye byose, nta na kimwe kimunaniye, n'ibyawe araje abikoreho neza. Abikoreho neza. Ibiguteye ubwoba n'ibiki? Navuze ngo sindi butware n'umwanya munini cyane. Ibiguteye ubwoba n'ibiki? N'umubiri wawe yitwa Umukiza, niryo zina ryiwe, ajya akiza indwara n'ubumuga bwose. N'urugo rwawe ajya amenya guhindura ibisharira agashyiramo ibiryoshye. Ahari bya bindi amazina babita atagira intuze yo gutukana, hakaza wiriwe neza sheri, wiriwe neza shushu. Bajya banabimenyerera, burya banga kubivuga babizi, ugira ngo ntibazi utuzina twiza, banga kuryita ariko babizi. Mujye muvuga twiza, mwabagabo mwe mujye mutubwira utuzina twiza, turahari mutwige, cyangwa tuzajya mu ishuri ryo kutugwiga. Nimba mutatuzi muzaze hano tuzarutubabwira. Mujye mubwira abo bagore ijambo ryiza rituma baramba, mujye mubabwira amagambo meza. Ubuzima buraryoshye kandi ni butoya, dushakamo ibyiza byose tubikuremo tubibone, kuko twamenye Imana. Nitujya no mu ijuru tuzabona ibirenze, ariko no mu isi hari icyo twabonyeyo, sibyo? Kuko haba hari ibitubabaza nabyo, ariko nibura wewe turi kumwe mbwira utwiza. Nimba hari n'ishuri uzajye kutwiga, ariko nta nubwo riri kure, na hano rirahari. Mujye muvuga utwiza, bana kwiza mwigize bintu. Wiriwe mata oya, hari kwa sheri shushu, hari hani, hari sweetheart, hari n'utundi tuki. Nzababwira aba bajene baze batutwigisha.
baradufite. Haleluya! Utwo tuzina turahari kandi twese twanatwitana dasi. Namwe bagabo gusa, namwe mukeneye keyi, muyikunda kubi. Namwe n'abagore nabo muvuge mubwira abo bagabo banyu neza, nabo bazikunda kubi. Abagabo niko bimeze. Namwe mwarubyiruko mwe mube mubyumva hakiri kare. Ubuzima reka mbabwire, umuntu abasha kuburyoshya cyangwa akanabubishya. Niba ugira uruhare rwa mbere mu kuryoshya ubuzima cyangwa mu kububishya, oya kwa biri mu kubako kwawe waburyoheje. Habuze iki? Uririrwa warakaye umunsi ukira. Wayi ryoshya ubuzima ni butoya. Nushaka kuko uko wirirwa warakaye iminsi yareze, havuyeho umwaka umwe mu myaka yawe yo kubaho. Ubwo ntuvuyeho, ubwo ntukenyetse kazi kawe. Ariko niwirirwa useka undi uragira gute? Uriyongera. Ubwo simbabwiye ibanga, mujye mubaho neza, musangire twose, muvugane twose. Ubuzima ni bugufi, tuburyoshye uko dushoboye. Satani nubwo azanamo ibibubishya, ariko nibura asanga twebwe tuburyoheje. Siko bimeze? Yego. Nta mpamvu urarakara se ngo bigende gute ko ari we wibabariza umutima wawe, sibyo? Ubwo bwoba se uhorana wapi? Izera Imana. Nitwabasha guhangayika, nitwakwitezana muko numwe ngo tugire icyo duhindura. Nimba we ntacyo wahindura, uribabariza iki? Bihereza Imana wigendere. Ntacyo wahindura. Nta mpamvu yo kwirwaza umutima ku bintu udafite icyo wabi. Byereka Imana wibwira uti ndabiguhaye, ngiye ntabyo nashobora. Wihesha amahoro ugende. Mujye ushaka amahoro, muyaharanire, muyagereho. Amahoro araryoshye. Mujye mugira amahoro mu ngo zanyu, muyashakishe. Abandi bakavugana hano bagera hano, bakaba bakirisitu hano bagera hariya mu ntuzi mu mbere, hagire n'ureba undi. Gusa urumva utariho ugira waduteza, tuzaze kugushyingura vuba. Kubera iki? Birica. Kurakara birica, kubabara birica, byica utudutsi. Ugasanga ugize stroke pour rien, ngo warakariye na indezi, wamuretse ukamwereka Imana. Nta mpamvu. Ryoshya ubuzima bwawe kuko cyane cyane burimo Yesu. Ikirungo ni Yesu, ntabwo ari tayari. Haleluya! Niwabiryoshya, niwagira uko bigenza bikemera. Dushyiramo Yesu mu buzima bwose, dushyiramo Yesu muri business, dushyiramo Yesu mu bana, dushyiramo Yesu mu bagabo, dushyiramo Yesu mu kazi, dushyiramo Yesu. Ikirungo ni Yesu. Mani baha umugisha. Ndanarangije. Ndagira ngo nkubaze, waba ari weho ubu buhanuzi bwaba bwamanukiye? Hari ibyari biguteye ubwoba, haba mu kazi, haba mu bantu. Urindeye umwana w'umuntu, wiriza umunsi watinye umwana w'umuntu. Umwana w'umuntu araba nk'uko ubu burabyo buraba. Urinde, uraterwa ubwoba n'iki? Uwiteka niwe waguhumurije ati humura, ntubatinye. Nta ntwaro bacuriye kukurwanya izagira icyo igira gute igutwara. Ururimi rwose ruzahagurukira kukurwanya izagira gute? Izarutsinda. None si yadutsindishirije. Yemwe bantu mwumva ubu buhanuzi bwari ubwanyu, muhaguruke ngiye guhamagara umutambyi adusengera Imana. Muri Imana ibifite icyo yagambiriye gukora biba byarangiye. Dusigaye kuzumva amashimwe kuko Uwiteka ijambo ry'Imana ntirizamanuka ubusa, kandi ngo risubireyo uko ryaje. Yiza rifite icyo ryatumwe, hanyuma ryarangiza rigakora icyo ryatumwe. Ubu icyo ryatumwe kwisha amaneno cyarangiye. Amashi menshi ku Mana yacu.
dukomere Imana amashyi menshi kubw'ubuhanuzi twumvise uyu munsi. Imana dusenga irakomeye, ni Imana itabura guseruka, ni Imana yumva amasengesho abera. Iyo Mana dusenga irakomeye, Imana yacu. iyo mana dusengira irakomeye, imana itabura guseruka, haleluya, imana yumva amasengesho, haleluya. iyo mana dusengira igira neza, iyo mana dusengira komeye, ikora ibitangaza, imana itabura guseruka, oh haleluya, imana yumva amasengesho, iyo mana dusengira ayi nimuze tuyishime, iyo mana dusengira komeye, irakomeye, Imana itabura guseruka, Imana yumva amasengesho, iyo Mana dusengira irakomeye. Amashyi menshi ku Mana yacu. ngo ururimi rwose ruhaguruke kukurwanya, Uwiteka azagira gute? Intwaro zose bacuze, iziremereye n'izoroshe, mu buryo ngo ntacyo zizadutwara. Oh haleluya, haleluya. Pastor Peter ajya gusengera amabishop ngo avuga nkuko yategetswe kuvuga, yavuze ati banyarwanda mureke mushima Imana kuko Imana ikomeje kuzamura igihugu cy'u Rwanda. Ngira mugenzo ngo kizamuka nzamuka, erego u Rwanda ni wowe nanjye. Haleluya. Imana yarayivuze muri 1995 iravuga ngo u Rwanda ruzaba umucyo uvira amahanga, iravuga kandi u Rwanda amanyamahanga bazaza kurwigiraho. Ubunyeborere myiza, isuku muri quartier, ni wacu hageze kaburimbo. Mana yanjye, twajyaga twoza imodoka wasohoka ukajya mu ivumbi rikinjira no mu nzu, none kaburimbo yarahageze. Ariko Mana we, bwira mugenzo ngo ni wanyizagerayo. Yesu ashimwe cyane. Kandi reka nkubwire, ujye utekereza ibyiza ubikurura ubyishire. N'ubu buhanuzi uko buvuze bwishire mu izina rya Yesu. Haleluya. Reka tuzamura amaboko dushime Imana. Twaze dushime Imana twakira ubuhanuzi ku buzima bwacu. Bwana Yesu asifiwe sana. Muvuge ngo iraje bigenze neza, iraje shiraho inzira, ntago igibura uko igenza, ntago irobanura ku butoni. Muvuge ngo amina. Erega nawe uri mwene Aburahamu, erega nawe uri umwana w'amasezerano, erega nawe uri hano kugira ngo ugirirwe neza n'imbabazi nyinshi. Komera Imana amashyi none twonge tuyishime. Turagushimye kandi turaguhimbaje, turakunezerewe cyane ko imigabo n'imigambi ku buzima bwacu ari myinshi kandi myiza. Erega hari ibyo wakoze twabonye, erega hari abaducishije twaciye twabibonyeho n'amaso yacu. Erega waraturengeye, uratwinamana mu maboko y'abagome n'abangizi. Tsinda abagome, utsinda ababisha, tsinda imigambi y'abagome yose. Nibyo bibwiraga kutugirira byose biburizwamo. Warabikoze, turagushimye. Kandi buri muntu wese aribuka ko hari icyo wakoze ku buzima bwe. Uraje wigaragaze, uraje wishire hejuru, uraje wihesha icyubahiro, uraje wongere utanga ijambo kandi ufata ijambo, kuko ariwe Mana muremyi, ibindi byose ni ibiremwa ku buzima bwacu. Urakoze Mwami w'amahoro, urakoze kugize neza ubuhanuzi, buherekeze, bushorere, busunike, butwegereze. Reka tubwakire natwe ubwacu, ubugingo bwacu n'ingingo zacu bishimire mu mujyuho. Kandi bavuga ngo ukuri, buri muntu wese amenye ko afite Imana y'umutabazi ibasha kumurengera aho Satani yateze. Nawe witeguye kumutegura umutego w'umwanzi. Tugushimira imigabo n'imigambi yawe, tugukomeye amashyi, tugushimira ibishize, tugagize ibihe biri imbere. Amahoro n'umutekano, umudendezo n'ibyiringiro byishimo, kugirwa neza n'imbabazi bikomeza kutwomaho kuva umunsi w'iteka ryose mu izina rya Yesu. Amen. Reka twese tuvuge ngo amen.